mbifuriza amahoro y'Imana mwese mukurikirana Gihe Dufite TV online. Nongera kubakangurira gukora subscribe mwe mwaba mutarayikora kuko kuyikandaho ni by'agaciro gakomeye. Ubushize ubwo twakoraga inkuru ku mwana witwa Yosuwa Kwizera, twabasezeranyije ko tuzabakorera inkuru icukumbuye ku bwonko. Uyu munsi reka turebere hamwe uko ushobora guhindura gahunda z'ubwonko bwawe. Ndabibutsa ko Kwizera afite ikibazo, amaze imyaka 2 hasi kubera ikibazo cy'impanuka yakoze ubwonko bugasinzira nk'uko byatangajwe n'abaganga. Ese turi imashini z'imigozi zikora ku buryo zidashobora guhinduka, zifite ubuzima n'ubwonko twavukanye byagenwe uko bizagenda? Cyangwa dushobora kwihindura tukiha undi murongo dukoresheje intekerezo zacu tukagenzura igeno ryacu cyangwa hazaza? Hannah Critchlow, umuhanga muri siyansi y'imiti y'ubwonko, avuga icyo ubushakashatsi bushya ku mikorere y'ubwonko busobanuye ku bushake bwa muntu, kamere no kwirema mu ndi ndetse n'igeno cyangwa hazaza. Nk'umuntu mukuru, ubwonko bwawe sindakorwaho cyangwa se sindayegayezwa. Mu ntangiriro z'ubuhanga bw'imitsi y'ubwonko yemerwaga ko utwo dutsi twabwo twaremanwe nabwo mbere yo kuvuka k'umuntu kandi bidashoboka kuvura ubwonko bwangiritse. Mu myaka myinshi abahanga muri ibi bemeraga ko imiterere y'ubwonko bw'umuntu mukuru idashobora guhinduka. Mu yandi magambo, uko turi kwari uko, nta guhinduka cyangwa guhindurwa. Ariko guhera mu myaka y'1960 kubona ibintu gutya byatangiye guhinduka. Ubushakashatsi bwarakozwe bugenda bugaragaza ibintu bitandukanye n'ibi. Hari ibimenyetso byagiye byerekana ko ubwonko bushobora kuba bwahindurwa, bushobora kwakira ibishya, gukura yewe no kwiyuburura. Icyo abatwara taxi b'i Londres babonye ku bwonko bwacu ni uko witwa Hugo Spears, ukora ubushakashatsi ku kwibuka akaba n'umuhanga mu by'udutsi two mu bwonko wo muri University College London UCL, ati iyo wicaye inyuma muri tagisi y'umukara ukabwira umushoferi aho ugiye, umushoferi ategetswe guhita atekereza inzira ya bugufi ihakugeza vuba. Kugira ngo abishobore, umushoferi agomba kuba yibuka neza imihanda yose ya Londres, ni ukuvuga imihanda 60,000 y'uwo mujyi iri ku murambaro wa kilometero 10 n'ahantu hazwi hagera ku 100,000. Hugo avuga ko umushoferi umwe wa taxi yamubwiye ati, iyo utekereje mu nzu yawe usanga uzi neza aho igitanda kiri, igikoni, ibitabo, buri kintu cyose ubuze aho kiri. Niko bimeze no mu mujyi wa Londres. Kumenya buri hantu hose n'imihanda yose ni iby'abatwara taxi ba Londres bita ubumenyi. Bavuga ko kubigeraho bisaba hagati y'imyaka 2 n'4. Abahanga mu bumenyi bw'udutsi two mu bwonko bize ku bwonko bw'abatwara amataxi Londres hari icyo babonye mu gihe gufata mu mutwe aha hantu hanini byariho biba kuri bo. Ubwonko bwabo batangiye kubuhindura. Bwakoresheje ubuhanga bw'amashusho bwitegereza ubwonko. Aba bahanga babonye ko agace k'ubwonko bw'abashoferi kitwa hippocampus kagiye kaba kanini. Ibi hari icyo bisobanuye, baganisha ku gusobanura ko ubwonko dufite mu gihe runaka atari bwo tuzamarana iteka, ko hari igihe impamvu n'ubushobozi bwo guhinduka byatumye hari n'ibindi bibazo byibazwa dushobora guhindura ku bwonko bwacu nk'uko tubigenza ku zindi ngingo z'umubiri kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Andi magerageza yakozwe mu myaka y'1960, 1970 yewe n'1980 yagaragaje ko ubwonko bufite ubushobozi bwo guhinduka mu ngano n'imikorere. Kimwe mu bikomeye cyane muri uku guhinduka ni neurogenesis, gukura k'udutsi dushya tuva mu turemangingo tw'ubwonko tugakura. Sharon Bagley, umwanditsi w'igitabo The Plastic Brain, avuga ko ibi bitanga icyizere kinini ku bushobozi bwacu bwo gukira. Ibi ngo niyo mpamvu ubuvuzi bwitwa Cognitive Behavioral Therapy CBT, ubwonko bw'ubuvuzi bwifashishije ibiganiro, bushobora kugufasha gukemura ibibazo byawe, buhindura uburyo watekerezaga cyangwa witwaraga. Sharon ati, iyo twigishijwe gutekereza ibitubaho mu buzima mu buryo butandukanye muri uwo mwanya w'ibiganiro mu ntekerezo, ibi bishobora guhindura ingano n'imikorere y'ubwonko. Gusa ibyo Sharon yita kwiyongera ku bwonko bishobora no kukugaruka bikomeye. Haba iki mu gihe umuntu adashobora gutekereza inzira yo kwivana mu gahinda gakomeye n'ihungabana? Tuzarenganya abo byananiye kugira ibitekerezo bikwiye? Sharon aribaza. Akongeraho ati, kwibaza ko ikintu cyose cyagenze nabi mu bwonko gishobora gusohoka byaba ari ukujya kure cyane.
Ibigize umubiri wacu bishobora kudushyira mu byiciro no gutandukanya cyane ubushobozi bwa muntu. Urugero, dushobora kwitirira imyitwarire myinshi y'igitsina benshi bita gender runaka. Hari abantu rwose badashidikanya ko igitsina cyawe gisobanura imyitwarire n'ibikorwa byawe. Gina Ripon, umuhanga mu by'udutsi tw'ubwonko n'ubwanditsi bw'igitabo The Gendered Brain, ati abagore ntibafata ingingo, abagabo bahisha amarangamutima. Tekereza nanone. Gina akemanga igitekerezo ko ubwonko bw'abagore n'ubw'abagabo butandukanye kandi ko iryo tandukaniro ari ntayegayezwa ndahinduka. We yabonye ko nta kintu kiri mu bumenyamuntu gihamya ko hari itandukaniro rishingiye ku gitsina mu bwonko. Ahubwo Gina avuga ko kuva kera abantu bajyanywe mu gushyiraho no kwemera ko hari ubwonko bw'abagabo n'ubwonko bw'abagore kubera ibintu bitandukanye bagiye bababonaho mu buzima bwabo, bakababwira ko ubushobozi bwabo n'imyitwarire yabo iterwa n'igitsina cyabo. Gina ati ubwonko ni ikintu kandi gihinduka ku isi kurusha uko twabibonye, bityo isi hamwe n'iki isi ari cyo bizagenda bihinduka kurusha uko twigeze tubitekereza. Gina yemera ko ubwonko bufite ubushobozi bwo kumenyera bitewe n'aho buri n'ibihe burimo, budashingiye ku gitsina gusa cya nyirabwo nk'uko imitekerereze ya kera ibihamya. Hari impinduka n'uruhererekane biva ku babyeyi. Iyo habayeho imyanzuro igendanye n'ababyeyi, bisa naho ari ibyo gutekereza ko ku kigero runaka ubuzima buba bwaragenwe kandi budahinduka. Kamere igereranyijwe n'umuhate wo kwirema mu ndi, iha akazi gakomeye ababyeyi n'inshingano yabo yo gufata imyanzuro ku babo, bigatuma guhangayika kwabo bidashira iyo babona uriya muhate wundi w'ababo. Niba kamere dushobora kuvana ku babyeyi ari ingenzi, ababyeyi bakwiye kugira impungenge z'uko barera abana babo. Gukura no guhinduka k'ubwonko nabyo bishobora guha icyizere ababyeyi. Gina avuga ko niba udacurangiye umuziki umwana wawe akivuka, bidasobanuye ko atazawiga nyuma ari mukuru akawumenya. Gukura no guhinduka k'ubwonko ni naho isi y'ubwonko bw'abana iba ari nta kirimo, nta kamere y'ababyeyi be cyangwa igeno runaka. Ubwonko bwawe mu by'ukuri bwakura cyangwa bugahinduka gute? Ubwonko bwacu buri munsi burahinduka. Hari ukwakuranwa guhoraho hagati y'imiterere tuvana kuko twavutse n'abo dukomokaho n'ingaruka zabyo ku bwonko bwacu hamwe n'ingaruka z'ibyo tubamo. Byombi bigenda bikomeza kutugira abo turi bo mu gihe cy'ubuzima bwacu bwose. Ntabwo ari ubushake n'umuhate byawe cyangwa se igeno ry'ubuzima, ahubwo ni byombi bigena igeno ryacu, cyangwa se ni byombi bigena uko tuzabaho. Hari ibintu mu buzima bwacu bigenda bibangamira imikorere y'ubwonko bwacu. Ubwonko ni kimwe mu bice by'ingenzi bigize umubiri wa muntu, ndetse nibwo bugenzura ibikorwa byawo. Iki gice rero iyo kitabungabunzwe neza usanga kigira ibibazo bituma kenshi bigira ingaruka ku muntu. Urubuga Eric Lema rugaragaza ibintu bibangamira ubwonko buri wese akwiye kwirinda mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ubuzima bwe. Ku ruhembe haza kwirengagiza ifunguro rya mu gitondo. Usanga abantu benshi birengagiza ifunguro rya mu gitondo, wenda bitewe no gutinya gukererwa akazi, kutabyitaho, kubibura n'izindi mpamvu zitandukanye. Abahanga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza ko kudafata ifunguro rya mu gitondo ari bibi ku bwonko bw'umuntu, bitewe n'uko umuntu adafashe iryo funguro isukari yo mu maraso igabanuka, bigatera igabanuka ry'intungamubiri zagombaga kugera mu bwonko, hakabaho kwangirika kwabwo. Ku mwanya wa kabiri haza umujinya no gutongana. Kugira umujinya no gutongana ni ibintu bisanzwe, ariko umuntu aba agomba kubirwanya uko ashoboye kose kuko byangiza ubwonko. Iyo umuntu arakaye ndetse rimwe na rimwe akavuga nabi, udutsi tujyana amaraso mu bwonko turananirwa cyane, maze bigatuma ubwonko butakaza ubushobozi bwo gukora inshingano zabwo uko bikwiye. Kunywa itabi ni ikintu kindi kibangamira ubwonko. Abantu rimwe na rimwe batekereza ko ingaruka ikomeye yo kunywa itabi ku buzima bw'umuntu ari ugufatwa n'indwara za kanseri, ariko hari n'ibindi. Kunywa itabi byangiza ubwonko mu buryo bubi cyane kuko bigabanya ingano y'ubwonko bukagenda buba buto, ndetse bikanatera indwara ya Alzheimer ituma umuntu yibagirwa n'ibintu by'ako kanya. Gukoresha isukari nyinshi bigira ingaruka ikomeye cyane. Ubwonko bukenera intungamubiri ngo bukore neza. Bigora ubwonko cyane igihe umubiri wuzuyemo isukari nyinshi kuko butabasha kwakira intungamubiri bukeneye ngo bukore neza. Ibyo rero bituma budakora neza. Guhumeka umwuka mubi ni ikibazo cyane. Ubwonko bumererwa neza iyo bubona umwuka mwiza, oxygen. Iyo rero uhora uhumeka umwuka wanduye, ubwonko bubura umwuka mwiza bwari bukeneye
maze imikorere yabwo ikagabanyuka ndetse ikanagenda nabi. Ikindi ni ukudasinzira neza. Impamvu gusinzira ari byiza ni uko umuntu akanguka yumva yabaye mushya ndetse n'ubwonko bwasubiye ku murongo. Iyo udasinziriye neza n'ubwonko buba bwabuze ikiruhuko, kandi ibyo bituma uturemangingo tw'ubwonko dupfa ari twinshi cyane. Ku mwanya wa 7 hari ukwipfukirana mu gihe usinziriye. Nk'uko byavuzwe haruguru, ubwonko bukenera umwuka mwiza kugira ngo bubashe gukora neza. Iyo uryamye ukipfukirana umutwe, ubwonko bwakira umwuka wanduye carbon dioxide, umwiza ukagabanyuka, ibituma ubwonko budakora neza. Ku mwanya wa 8 haza kutaruhuka igihe urwaye. Igihe urwaye uba ugomba kuruhuka, kuko iyo bitabaye ibyo ugakomeza gukora mu buryo ubwo aribwo bwose, bituma ubwonko bukora nabi akazi kabwo. Ku mwanya wa nyuma ari nawo wa 9, kudakoresha ubwonko. Ni byiza gukoresha ubwonko bwawe bitewe n'uko ubukoresheje mu bintu byo gutekereza, wiyungura ibitekerezo, bituma burushaho gutwara no kugira ubuzima bwiza. Reka dukomeze twibaze, ese ni impamvu ki umuntu ashobora kurwara akamara igihe kinini abaganga bo ubwabo bavuga ko ubwonko bwasinziriye? Tubonye neza imikorere y'ubwonko, tubona ibijyanye n'ubwonko ndetse n'udusi tw'ubwonko hifashishijwe ubushakashatsi bwakorewe ku bashoferi b'i Londres, aha ni mu Bwongereza. Kwizera Yoshua umaze imyaka 2, reka dukomeze turebe ese ni iki koko cyakorerwa kugira ngo abashe kubyuka. Abaganga nk'uko twakomeje kugenda tubivuga hanze ya mikoro z'itangazamakuru, bakomeje kugenda batubwira ko ubwonko bwe aribwo businziriye kandi atabasha kubagwa mu gihe gisinziriye. Ikigaragara nyuma yo kwitabwaho n'abaganga, akorerwa kineterapi ndetse n'ibindi bitandukanye, agenda agororwa, biragaragara ko Kwizera ashobora kuba yarakangutse. Ariko reka dukomeze byose tubiharira abaganga, kuko nibo bakomeza kudukoraho ku buzima bwacu bakabugenera hazaza, kuko abaganga barafasha. Nubwo mu bitaro tuhatinya, hagira uruhare runini mu buzima bwacu. Kwizera Yoshua ni umwana w'i Rwamagana, yagonzwe mu mwaka wa 2018 mu ntangiriro z'uwo mwaka. Kuri ubu amaze imyaka 2 aryamye, ariko agenda afashwa n'abantu bagiye batandukanye kuko biragoye ko abayeho. Akenera pampa zo kuryamamo kubera ko ibintu byose abikorera ku buriri. Nawe aho uri hose mu gihugu ushobora kugira icyo wakora ku buzima bwa Kwizera. Akeneye akuma ahumekeramo kubera ko kandi yari afite katoye umugese. Aka kuma ugereranyije ntabwo gahenda kuko ntikarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Abatubwiraga igiciro cyako bavugaga ko mu myaka ishize kaguraga hafi 270 by'amafaranga y'u Rwanda. Birashoboka ko wowe nanjye amafaranga yose twakwigomwa twese nk'abanyarwanda twabonera Kwizera aka kuma ko guhumekeramo, bityo tugategereza ibikorwa by'abaganga kugira ngo abashe kubagwa ndetse abashe kuba yazabyuka yarakize akaba umusore kimwe n'abandi bana bose. Nkomeje kubashimira mwese mukurikirana Gihe Dufite TV online. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ko ubuzima bwa Kwizera bugenda bukurikirana. Atuye i Rwamagana. Reka nongere nkomeze gusaba abahanzi bakomeje kutwereka ko tubanye muri kino gikorwa cyo gufasha Kwizera mu gitaramo kirimo gutegurwa. Tunashimira mwese muzagenda mukigiramo uruhare kugira ngo haboneke ibikoresho Kwizera azajya yifashisha kwa muganga. Reka mbashimire, bye bye, ciao ciao.